mukareba inzira yerekera iwanyu mu cyubahiro kibagomba. Ubwo ibyo nabonye byo narabihombye ukatwirukana se. Uya nazanye uyu mwenjeniyeri umwebe ngo ni umwana ibi bintu arabihugurukiwe. Urumva sinzi niba uzi nakubwiye yuko ava mu gihugu cy'Ubushinwa. Uyu ni engineer Darrell. ahantu hose rwose byarapfuye. Sima wagira ngo ni n'ivu mbese bubakishije nabonye. Fera beto nazo nta mikomerere nayo. Ahubwo kuba dusohotse itatugire n'amahirwe. N'amahirwe. Ubundi ni ndakubakira. Umuntu wakubakiye nta kintu kimaze. N'ukuri. Ni icya mbere ndebera nk'ahari hejuru. Uri kubireba. Ariko rero namwe bitaba nk'ababandi b'abenjeniyeri. Muza ngo ariko niwo muco wa gifundi niko mbona. Hoya njyewe ibikorwa birivugiye. Sibyo? Njyewe ninkora ibintu. Njyewe ninkora ibintu. Yego. Njyewe nzabanza muzane CV y'akazi. Sibyo? Ubanza urebe ukuntu twe dukora. Naho se rebe. Nawe reba iki gikuta. Ubu iyi si bariko ubu ntiyazagura umuntu. Umuntu wakubakiye ntagaze kubaka kabisa. Ibihombe sajyanye yarankenesheje pe. Yarankenesheje. None wabigenza. Undi mwebwe mujye mukorana na company zizewe bizima bwandebera. Ubu ngo wasanga yari amakaro bubakishije. Byo byonyine bireba do. Yarananyangirije. Uretse babarundebe. Kurarira. Reba hari. Reba karagasiba. Reba ibaza umuntu wubaka agashyiramo amakaro yasatutse. Nta mafaranga amuhaye yo kugura amakaro. Yewe ahanga yantumije arambwiye ngo hazajya metero kare ibihumbi 3 umukire. Iyo ugiye kubaka bisaba ngo rimwe na rimwe ujye uzuba wibereye kwitera. Urebe bagukorera. Ariko bareba nk'ukuntu aguhombeje. Oye twarapatanye. Arambwira ngo nzaze muri ukwezi kwa gatandatu. Mu gatandatu inzu zaba yuzuye. None dore bigeze mu kwa 9. Arambwira ati se byageze. Arambwira ati ngo noneho ngo hajemo ngo yabonye ngo dari zira ngo ni dari. Ibi bintu ni hatari. None se reka nkubaze. Mbo ubwo rero mvukuntu tugiye kugenda. Yego. N'ubundi birasaba ngo hari bikuta amahanga habiza. Ubwo rero bivuze ngo n'ubundi ni nka ujye gutangira gushya. Kuko none se reka nkubaze. Ari kugira ngo umuryango uzapfire amaha no kugira ngo wihangane wongere ugerageze ko iki. Noneho ubu bivuze ngo yose nyikubite ijye hasi. Oya si yose. Si yose. Aho tubona bidakabije tuzajya twebwe tugenda twongera n'inhariko wacu. Ariko no hari hejuru urabona ko irabariko ntabikomeye. Iyi bariko rero nta nubwo yashyize uko nabishaka. Ubu nige nashaka ngo ikatara hirya ibiri umungumu. Impamvu rero byapfuye yashyize iki gikuta mo hano. Bivuze ngo igikuta cyari kwa kigarukiye hagati bari kigakomeza. Rero sinzi uko bigenza niba dukomeza niba bigenda bite umwanzuro wawe. Ko numva nshengabaye. Nakundi byari. Hazajya miliyoni zingahe? Bo byabanza gufata igihe twanza tukareba nyine ibikenewe. Ariko nyine ntabwo zarenza na miliyoni 15. Hazikura. Rero umuntu yagiye kubaka agomba guteganya ibi n'ibyiza. Yego. Ubwo niba yarakubakiye nabi. Ariko rero se izo miliyoni 15 urumva yarakoye miliyoni 7. Arambwira ati yose nzaba nyiguhereje. Gusa muhamo miliyoni izi 5. Nari musigaye misi 2. Mbo rero kamugira inama. Wamushyikiriza ribu bitarenze n'isa tuvugano. Ushaka tumumva
vuba vuba diregiti. Ese reka nkubaze Eh. iyi nzu wayishyiramo wowe madamu sufite abana ibaza Mfite umwana umuryango. N'abuzukuru ndabafite. umwana yajya hariya hejuru kuri bariko yayibyinaho kangahe n'ubuvivi n'ubuheta kandi bose bazaba muhana ba ego ko mana yaraguhekuye abantu bose arabamaze ariko ngashimira amanyanga wampaye nomero zawe ariko reka muhamagare manyanga reka muhamagare kuko ibintu ntabwo nshobora kubyihanganira muhamagare rwose reka nze muhamagare aka kaba ari agasuzuguro amafaranga y'umukire kabi cyane ariko uzi amafaranga kugira ngo tuyabone urandebera nk'aya makaro uri kureba ukuntu ameze ariko uzi ukuntu ubukode wagira ngo bayakoze mu byondo reka nze muhamagare kari agasuzuguro kabisa muhamagare mama ngo yitwa nde Karori yo kabororerwa n'ubusa kabonejwe ishyano muhamagare ubu ntiyanarebera ku nzu umuturage rasha nkiri niyo namubwiraga rasha ariko ntacyo agahenda akagira mubi haro Karori waba uri hafi se nari ndi kuri chantier yawe muri pause nyaruka hari umushyitsi wari uri hano wari uje kureba aho tugereje kandi singa ushaka wenyine uzane n'abakozi nimba batarava no muri pause bose ubabwire muzane ngahe wutisheye nuko rata muko ariko se reka manze kubwire ye muko ibi bintu bimaze n'igihe kingana iki ko niba rero urabibona nyine nasoje 2018 yego nanjya gukora stage nyine nitanangira ngize amahirwe mbona biramiriye nyine naho ako mu gihe cyose nakoze nuko telefone yanjye yazimye hari amafoto muri telefone tugenda twubaka inzu tuzifotora kandi n'abakire twubakira baravuga bati kabisa umuntu yongeye kubona n'ikindi kibanza yego rero sinzantu wari wamukuye ako uzashimire manyanga urane nabyanze kuko nkunda kunanirwana n'abantu kenshi ngo ndacyari muto kandi nyine urabyumva mu kazi ntabwo wagendera shaka agatwe karimo ubwenge aka gatwe karimo ubwenge ubwo rero ubwo nari muhamagaye ntacyo ariko akazi turagakokana ariko udohore miliyoni 15 ni nyinshi ni nyinshi nizo kabisa dohora ariko urebe oya nabonye wari umuntu wanjye ntacyo turumvikana ariko rero muraho bose muraho Karo muraho komere bose muraho neza muraho na ngwino tukuze abangaba dore niho muraho meze neza ntacyo bose mugiye gusubukura se ko ibikoresho byari byarashize mugiye gusubukura dore na shitingi amazi yashizemo rwose noneho kabisa icyo wari uhamagarijwe rero bagira ngo nkubwire ese Karo uza kunyaka akazi amasezerano twajyanye kuyazi kandi ananditse Karo kugira ngo umpemukire ushake kunaho umuryango ese ubundi isima wakoresheje ni iyi sima nivu ngakora oya sima nakoresheje ni yindi ya original ya yindi wubakisha etaje ikagenda ikabuta original yapfuye rero kuno ari ahantu haba ivu Karori umva rero icyo nari nguhamagarisha ndashaka kukubwira ngo wewe na timu yawe mwari ukuntu mwagorora amapine tukagorora neza oya mukareba inzira yerekera iwanyu mu cyubahiro kibagomba ubwo ibyo nahombye byo narabihombye ukatwirukana se uya nazanye uyu mwenjeniyeri umurebe ngo ni umwana ibi bintu arabihugurukiwe urumva sinzi niba uzi nakubwiye yuko ava mu gihugu cy'Ubushinwa uyu ni engineer Darren ngo ni engineer Darren ubwo rero nkuko yarambwiye ngo aje akareba agatembera inzu ubona no muri ibi bikapu afite cyangwa se bag
harimo GPS, araje ashyira kuri iyi nzu anyereka buri kimwe cyose icyo agiye gukosora. Ubwo wenda sinzi nimba andi magambo yakwibwiye. Ubwo rero urumva uyu mwana sinzi nimba wamubonye, ariko ubwo nuko akora, kuko sinzi nimba wanamukoraho ukanamwumva impumuro ye n'impumeko ye niya gifundi kuko uzi ko ari umufundi mva Karori, kuko mu gitondo nibyo yiborosa, kuryama nibyo aryamira, ambo mu kubyuka nibyo abyukana. Ubwo no bikuvuga ngo rero igifundi ko nabonye akizi neza cyane kubera ko yanyeretse no muri bya byuma kandi wo ntabwo wabikoresheje. Ubwo rero nta kindi kintu nigize nkwaka wenda kubyo naba naraguhaye. Karo, ubwo rero tutagoranye nta byo kugorana, nakubwiye ko nta kintu nakubajije. Akazi naka engineer Darren. None se bose Yego twebwe mwadufashije ko dukeneye amafaranga muri iyi minsi muri iri tungo, mukadusabira engineer Darirene akazi tukareba ko twakorana. Nimba mwirukanye engineer, twebwe hari ikibazo, hari amakosa twakoze. Ubwo bivuze ngo rero sinzi, mbona abashinwa bakunze gukoresha bene wabo, ariko mwebwe nimba mushobora kuza wenda mu gatero n'amafera beto simbizi, ariko mwahoreye nabi. Umwanzuro n'uwe uri engineer cyangwa uri maso? Ubu koko namwe ese niba ari umusaza ubu namwe mungana uku mwabuze kumugira inama ngo mubwe muti ese iyo umuntu akora ikintu mbese akinjiramo wese mwana wa uretse muzehe nabyabana business ni business mu mutwe tuba tubizi, mu mutwe ubizi yego ubundi ugashyiraho ukubaka ese mwana uri kubona kuba narayihereye ahangaha ngeze yo hejuru yego birumvikana bagijeje hejuru ahubwo se nagikomeye kirimo icyambere amakaro asatutse ibikibya oya ntabwo mubikiye imbehe rwose aho kujya wica abantu byarangiye tuve mu magambo menshi. Ubwo simbizi nimba abangabo wabaha akazi kuko nakubwiye ko umwanzi ari uyu nguyu, ariko ubundi rero akazi ko nagatanze byanarangiye. Ahubwo sinzi impamvu, sinzi ikintu gitumye ukimagarara no kunyubako Karo. Ubu ngubu tuvugana wakabaye unagenda wakagomye no gusoza ijambo ryanjye yanjye nta n'ikiyede wamo nubwo na engineer ubusa abana ko abana ngaho unyumvira icyo kintu babara wumva icyo kintu bose umva icyo kintu. Ibaza umuntu wa engineer akava ku rwego rwo ku engineer akabuye n'ubundi ubusanzwe ari ubuye gusubukura abo bana bawe baburara bapfa, ibyo ntabwo bindeba. Abanje bari barangiye nabo wari ubatuyereje. Ahubwo nibakwirukane wajyaga na ruswa kuri iyi nzu mugani, nanjye nakugiraga inama nibakwirukane rwose. Oya wajyaga ruswa cyakazi hanyuma baza ntibaza bose kiba igihumbi ariko cyavaga ku mushahara yawaye twakora. Ahubwo dufashe ugende mbere ko duhamagara inzego zibishinzwe tubabarira. Oya niba haje mu inzego zibishinzwe kandi igendere kabisa. Engineer rero ubwo simbizi nta kibazo twababarira, rega barakoresheje ariko utaza kongera gukura nka biriya wenda ndumva wabyumvishije. None se bose ubwo bishatse kuvuga ko akazi mwe muragafite kuko rega mwe ntabwo mwari kuborana n'umuntu ubahanze. Murakoze cyane rwose. Ubwo umuntu yatahije akakarabika mwebwe nidutangira nzabamenya. Harya uyu mukobwa sinzi wenda yajya avoma amazi cyangwa, ariko ubwo ufite uko zapanga akazi kawe. Ngiye mfite uko nzabipanga nababonye ibyo bakora. Ubwo sinzi niba bazabashyira muri teste. Ubwo nta oya ntacyo, ubwo ngewe nibanenga uhawe. Murakoze tuzajya tuza kubareba bose mwirirwe neza. Amahoro meza. Engineer rero ubwo reba ntumeze nahanga nimba hamwe wahabonye bose nahabonye. Yego ubwo ngubwo rero nimba uzatangira undi munsi utari uyu nguyu ugomba no kuruhuka. Yego abo nyine abantu babiba ubwo niba uzana kampani ukazana n'abazamu ntabwo mbizi. Nta kibazo rwose. Tugende tujye kuri office rero dusinye amasezerano, hanyuma ubundi ejo utangira akazi. Jesus Christ of Nazareth.